turagusuhuje kandi tukwifurije igitondo cyiza cy'umugisha, aho mu bice bitandukanye, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, ukabasha gukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Turakubwiye ngo igitondo cyiza kandi igitondo cyiza cy'umugisha. Abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, dukomeje kubashimira kubw'umuhate no kudushyigikira mudahwema kutugaragariza umunsi ku wundi. Urwego tugezeho uyu munsi wa none ni mwebwe, dore yuko n'ibyo dukora ari mwebwe tuba tubikorera. Iyo mubishimye rero mukabikunda, natwe bidutera imbaraga zo gukomeza gukora. Dukomeze kubifuriza kumererwa neza aho muri hatandukanye. Niba utanameze neza usenga Imana. Imana niyo byose, Imana niyo iduha kurama, ikaduha byose twifuza mu buzima. Tukwifuriza gukomeza kumererwa neza, abahaha muronke, n'utabonye umugisha mu by'amaboko ye cyangwa se mu mirimo y'amaboko ye, yizere ko ejo cyangwa ejo bundi nawe bishobora guhinduka bikagenda neza. Turabasuje kandi dukomeje kubashimira cyane. Uyu munsi turaapproachinga kuzuza 5,000 by'abasubscribers. People, mwarakoze kabisa, mwarakoze, tubashimire kandi by'umwihariko muri abantu b'agaciro. Nimwe mutuma tugira clash, nimwe mutuma ibyo dukora tubona yuko atari impfabusa, nimwe mutuma ibyo dukora tubikunda, tukumva yuko hari abo tubikorera kandi bikabanyura. Imana ibahereze umugisha cyane kubw'inkunga no gukomeza kudushyigikira umunsi ku munsi. Muri iyi mihanda ya Kigali ho bikomeje ibintu kugorana, ibintu biba byagoranye kabisa, aho ubyuka igitondo kimwe ukabona breaking news, wabyuka ikindi ukabona indi nkuru hanze. Ibintu rero ntago birimo kugenda neza, kugendekera neza bamwe, nkaho uyu munsi wa none tubazaniye inkuru y'umupfumu mukuru. We yita umupfumu mukuru kabisa, ngo nta wundi muntu umurenze. Umupfumu mukuru Sarongo, aho ibintu bitamugendekeye neza. Ubu ngubu tuvugana ari mu maboko y'ubugenzacyaha RIB. Yanga bikunda rero, reka nawe tumwifurize ko ibyamubayeho byose byagenda neza, asanga nta byaha bimuhama agafungurwa. Ntabwo twamwifuriza gufungwa kuko nta muntu wakwifuriza undi gufungwa. Nyamuneka, gereza si nziza, ntabwo twakwifuriza rero kuyigumamo. Ni muri urwo rwego rero, itangazo cyangwa se inkuru dukesha igihe.com ivuga ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko kuwa 31 ngira ngo ni kuwa wa gatandatu Ukwakira 2024 rwataye muri yombi Rurangirwa Wilson wamamaye nka Sarongo, akaba akurikiranyweho ibyaha bine. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira B. Thierry yatangaje ko yafashwe nyuma y'iperereza rimaze iminsi rimukorwaho, akaba akurikiranyweho ibyaha birimo icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, iyezandonke, gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa. Byumvikane ko ibyo yakoraga bishobora kuba atarabifitiye ubushobozi cyangwa se ubumenyi. Niba mu byaha bine ashinjwa harimo icyo kwiyitirira ubushobozi, nyine kugaragaza ko afite ubushobozi bwo gukora ibyo yakoraga kandi nyamara ubwo bushobozi atabufite. Ahangaha niba ari umupfumu yavuraga abantu, yabwiraga yuko abantu baza bamugana bafite ibibazo bigakemuka, abaza
haratandukanye n'abagabo basubirana, baza barabuze ubutunzi babubona, abaza bafite ibibazo mu miryango bikemuka. Ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitoroshye. Ibi byaha bine biraremereye cyane. Iyo hajemo rero ngo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, hakazamo iyezandonke, aho ngaho nibwo uhita umenya yuko ibintu bikomeye. Hakiyongeraho rero inyandiko mpimbano, ubwo n'ubundi za nyandiko mpimbano zigendana no kwiyitirira urwego rw'umwuga. Bagenzi, icyo twagusaba ni uko mu gihe ubonye akantu wumva wakora kakagutunga, byaba byiza kamenyekanishe mu rwego rw'igihugu rushinzwe imikorere, cyangwa se ubimenyekanishe muri RDB, uti ngenda akora ibi bintu bimeze gutya. Kora ibintu biciye mu mucyo kabisa, kora ibintu biciye mu mucyo, kuko niyo mpamvu igihugu cyacu gifite iterambere, kiri ku muvuduko w'iterambere ryihuse. Icyo twakwifuriza rero ni uko twakomeza gukora ibintu, kandi ibintu byiza, kandi biciye mu mucyo. Reka rero dukomeze dukurikirane iby'uru rubanza, turebe uko bizagenda, kandi tumwifurize yuko yahindukira, yanavayo agafatanya n'abandi kubaka igihugu, ko ntawamwifuriza gufunguka. So mwakoze rero, dukomeze, abantu batakoze subscribe muyikore, kugira ngo umunsi ku wundi dukomeze kutubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye. Mukomeze kureba n'ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda bibategurira umunsi ku munsi. Ibintu bikomeje kuba byiza, turi kumwe namwe, ibintu bikomeje kuba byiza, kubera ko turabafite kandi muradushyigikiye. Umunsi ku wundi rero turakomeza gukurikirana by'iyi nkuru y'umupfumu Saron, gatanu ku kandi kizajya kigerwaho. Tuzajya tubahereza breaking news kugira ngo mukomeze gukurikirana uko gahunda zose ziteye. Mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza.